Fashion industry ni ibintu tugiye tumenya muri no minsi yavuba hangaha. Mbere twumvaga fashion ukumva ni ibintu by'ahantu mu mahanga. Iyo tutangiye kubona made in Rwanda ngira ngo babaye famous nka 2 itangira gutyo. Bikaba bimaze kugira ku rwego rushimishije. Uyu munsi ndi muri studio n'umuntu umwe ukora fashion neza cyane. Ndashaka kugira ngo tuganire birushijeho arabatubwira urugendo rwatubwira amahirwe arimo aratubwira ibintu byinshi cyane ku rugendo cyane cyane muri fashion industry. Ndashaka kugira ngo utwibwire. Yego, nitwa Umutoni Rwema Lorraine. Ndi umubyeyi. Narashatse, ndi umu entrepreneur, cyangwa ndi rwiyemezamirimo. Maze imyaka 15 iri officially ndi muri fashion industry, ariko irarenga kuko ntekereje neza nibuka ko nabitangiye ndi nko muri segonderi gitangiye mu wa mbere mu wa kabiri gutyo. So nukuvuga ngo it's more than 20 years maze ngerageza gushakisha muri industry. Lorraine, umaze nje nakumenye 2019. Twari turi muri programme nzajya ngenda mbabwira muri zo programme zitandukanye ko hari programme y'abanyamerika yaje guteza imbere barwemezamirimo b'abagore yitwaga Awe Rwanda. Niho twahuriye bakaba baraduhaye n'amafaranga yo kugira ngo twiteze imbere. Tubashimira cyane ko ayo mafaranga bayaduhaye. Ariko bayaduhaye twayakoreye. So ushaka kugira ngo abantu bose bajye muri Awe babona amafaranga. We had to pitch. Twiga n'amezi 6 kugira ngo tube selected. It has to be clear. Tuzaza kubigarukaho inyuma mu kiganiro. Ariko cyo nashaka kuvuga ngo you've been consistent wa uhozaho kubera icyo gihe ntabwo wavuze ngo okay fashion kuko business yayo yose igira peak and ijya hasi ikagira igera hejuru, ariko kabisa iyi myaka yose wahojejeho. Ndashaka kugira ngo mbere yuko tujya muri urwo rugendo cyane aho byatangiriye ese uturuka mu muryango kundi mideli? No, ariko abantu banzi kera since I was a child. Kuva nkiri muto cyane I was very curious. Nakundaga kugira amatsiko. Nakuze ndi umwana umwe mu rugo iwacu, bana na mama na nyogokuru na sogokuru. So icyo gihe hari ikintu cyo kusa nkaho uyu munsi babyita kwigunga, ariko kwabaga ari kwa kundi nta kintu ufite cyo gukora. Kera nta matoys yabagaho, nta televiziyo, noneho ukagira amatsiko. Ariko nagize amahirwe mu rugo iwacu habaga ibitabo. Mama wanjye yakundaga gusoma cyane ku buryo buri kwezi yahoraga afite ibitabo bya abantu bazi ibitabo bya Amina, bya Nude, n'ibitabo byabaga bivuye muri Europe, babigurisha muri Caritas. So akaba ari abone buri gihe, buri kwezi twabaga dufite igitabo gishyashya. So cyabaga kirimo fashion, cyabaga kirimo makeup, kirimo utuntu twinshi. Ariko ubwo kwa kundi umuntu aburi cyakora ubuze uwo mukina, kwa kundi muri vacances nkafata bya bitabo byose nkabijyamo, nkari bakanukeza, noneho uko ugenda ubiconsuming, uko bigenda bikwinjiramo usanga utangira kuba interested yo kureba, noneho amaso yawe agafungukira kureba cya kintu umaze igihe ureba. So nuko rero nisanze nkunda ibintu bya fashion. Ariko atari fashion in just gusa, ibintu biri wide, biri muri art. Ntangira gukunda amabara, ntangira gukunda shapes, ntangira gukunda styling, tuntu twose. Ariko urumva nabivanye muri ya mavakanse yose twagiraga muri primaire, secondary, uraho gusa uri mu rugo nta kintu ufite cyo gukora. So nkajya mu bitabo rero jewe. So ibyo bintu rero bi creating interest yanjye, interest mu mutima wanjye, mu bwonko bwanjye yo kuvuga ngo what can I do from this? Ariko nkaba narifite n'umubyeyi unshyigikira cyane, uko najyaga gufata n'ibitenge bya nyogokuru, ibitambaro biraho, ukaba wabikase? Oya, ntabwo nabikataga, ariko narabikoragamo amashape.
kugira ngo nkiyambika nkareba muri miroire nkifotora ndiko kureba funny so mama wanjye akambwira ati usiko ari byiza usiko havuyemo akajipo usiko havuyemo agatopu usiko havuyemo na nyogokuru wanjye so iyo nza kuba wenda ndi mu muryango umbwira ati ibyo n'ibicyurimo ushobora kutarabikuba warabikomeje iyo bambuza bakambwira ati ntuzongere gufata ibintu byacu ushobora kuba nari gutinya sinkomeza ariko nyuma yaho naje kujya muri agency y'aba model yitwaga PMA ya kera cyane yari irimo aba Miss bose mubona ba kera so iyo agency nayibayemo nk'imyaka nk'ibiri cyangwa umwaka umwe bakoraga ibintu bya fashion ariko noneho batangiza na officially ibintu by'aba Miss mu ma university noneho ntangira gukorana nabo creative wear nkajya nambika abo bantu kandi icyo gihe niga ufite imyaka ingahe exactly nigaga muri Tunakom ntabwo nari nemerewe gukora but narakoraga nagendaga tugakora event nkambika abantu ibintu bitabaho sinzi na archive niba zibaho ariko nkabambika ibintu bitabaho then abantu bakamodelinga then bakamuha udufaranga twanjye niyo ari udu 50k tw'icyo gihe cyangwa ko 50k icyo gihe ni nyinshi no kuri yego pe none hari ikindi kintu kikubwira kuntu ababyeyi banjye bari very supportive cyangwa event urazi ukuntu zitinda kandi nabaga ndi muto nkataha wenda ndetse nka saa 5 nka saa 6 z'ijoro nagiye muri event nagiye kwambika kuko bari babizi ko nta bundi burara barabizi nicyo kintu nkunda kandi n'abandi babwiye ngo ngiye gukora iki kintu ni ukuvuga ngo nicyo ngiye gukora so abantu benshi twagiye dukorana barabizi it was just me and work. I have always been like that. Narabikundaga ariko nkumva mfite amatsiko yo kugira ngo ndebe nimba ikomeza hazavamo iki. Nimba ikomeza hazavamo iki. So muri izo nzira rero nagendaga mpura n'abantu bantera imbaraga. Bambwira ati ibyo bintu uri gukora ni byiza bishobora kuzavamo ikintu gikomeye. Ushobora kuzavanamo brand. Donc nkagenda funguka mu mutwe gahoro gahoro mbona ko harimo opportunity. Icyo gihe nta abatayeri babaga hari ko badodaga ibintu bitabaho. Muri caguwa ntago nagiraga imbaraga zo kujya muri caguwa. Natangiye kujyamo gake gake, you know. Noneho ahubwo nkajya mfata imyenda yanjye. Let's say nk'uyu munsi nambaye gutya, the next day tuzahura nayigize nka gutya. Noneho umuntu akambwira ati umwana ariko sinkuzi. Wawuhinduye ite? Nkamubwiye ati byurureba nashyizeho gutya no gutya utaha tukazahura nashize agapesu hano nashize akarabo nyine muri wa mwanya wose namaraga mu rugo urimo gutekereza ni gute umwenda wanjye wa yes niki kintu kiri nakongeraho kuko ntabwo twabaga turi abantu bari bugura imyenda now and then so washobora kumarana imyenda imyaka myinshi ariko kumvura irambiwe ugashaka kuyihindura. So guhindura na I started with my clothes. Nkajya nyikora nkayihindura you know utuntu nkutwo gahoro gahoro kugeza igihe ndangije segonderi ndavuga you know what this is the time. Ariko nubwo nkubwira ngo narangije segonderi nkubwiye nk'ama projects nakoze muri segonderi like every year nabaga mfite a big project that I was working on. Uko numvaga mfite ishyaka ry'akazi ry'umurimo kandi nari naramaze kumenya ko ibyo umuntu yize gusa it doesn't matter. Oya nari naramenye ko the experience cyangwa iyo utinze mu kazi umenya byinshi kurushaho. So ndavuga nzajya kurangiza kera reka ntangire ubu ngubu ndabitangira nagize agency yo ku ishuri nakoze udukomo nakoze amaherena nakoze iyo ni byinshi kugira ngo mvuge ngo aha niho ngeze and this is only my focus. Uzi rero ivukite uzi bimenyesha iki kuki uzi so mfite background muri famille y'abantu bavuye muri Congo cyangwa se bavuga igiswahili so nkunda igiswahili cyane ariko nkaba narashaka kugira ngo mfokasinge kuri na East Africa urabizi ko East Africa speaks Swahili noneho nyuma yaho nkavuga nti ndashaka kazi nakoroshye cyane keza umuntu wese yakwibuka kandi umuntu wese yavuga nubwo wabura umushinwa nubwo wariki so noneho nkashaka n'ikintu kijyanye
nibyo nkora ntabwo numvaga nakwita business yanjye Rwema cyangwa Lorraine cyangwa Umutoni oya numvaga ari nk'ikintu nshaka ko nubwo naba narahavuye cyakomeza business yakora ntabwo yakwigera yivanga n'ubuzima bwanjye ariko meantime impamvu ngira ngo ibyo nabimenye nigeze gukora muri branding company ndi nko muri high school nko mu wa gatatu kamuvanda amafaranga ko yashakishije kera njye nashakishije experience ntabwo nashakaga amafaranga nashakaga kumenya gukora kuva kera so hari ahantu nakoraga muri vacances kuva ndi mu wa kabiri kugeza ngeze nko mu wa kane secondaire nakoraga muri branding company bano ba printinga ama business card bano ba printinga ku ma t-shirts bandika ku bikombe all that so nabikozemo abantu rero twakoranaga bakoreraga big brands nka Bralirwa nka MTN nk'iki so ngenda menya about branding gahoro gahoro kubera gukora maho so urumva deja njya gutangira company yanjye nari mbizi ko hari some point ndabizi izingizi nizo nshaka so ku izina nashakaga izina ry'igiswahili ritoya riri influent nyine muri fashion so that's how I end up with Uzi Collections noneho nta nubwo natangiye burya njye nyine natangiye mfite a business partner hari umwana w'inshuti yanjye twiganaga ndavuga ntabwo njyewe numvaga nshaka ubuzima bwanjye bwose kubushyira mu bitambaro mu myenda kumenya amatisi meza gushakisha abatayeri all that goes with the creative part ariko amakosa menshi abantu tujye dukora nuko utareba ibintu byawe nk'ibintu by'amafaranga donc utabirebera mu mafaranga ukabireba nka passion gusa cyangwa se nk'ikintu kikunejeje none ukavuga ati amafaranga nubwo yaza cyangwa ataza it's okay ariko mu by'ukuri ubu utaragira experience mu kazi kuko igihe amafaranga buze mu kazi cash flow business irafunga so ngiye rero negere umugenzi wanjye kugira ngo dukorane nashaka kugira ngo we dukorane mu bintu by'amafaranga so ngewe mbe muri part ya fashion we are dealing n'amafaranga yes turakorana twatangiye 2015 ariko nyuma y'imyaka 6 tuza guseparatinga cyangwa se gutandukana ariko mu by'ukuri cyadutandukanyije cyari nka vision itarajyanaga urumva deja ngewe narinzi aho naringiye cyangwa se narinzi urugendo ndimo ndagenda aho rugana ariko mugenzi wanjye naramufashe ndi mu rugendo ndamubwira ati ngwino tujyane mu rugendo so along the way ngira ngo hari ukuntu umuntu agenda abona aho turi kugana si hamwe kuko murakura mukamenya ibintu byinshi responsibilities zigahinduka niki rero iyo utangiye kubona ko hari aho bitakunda it's much better so mutandukana turatandukana ndakomeza mu kazi nawe ajya mu bindi rero mu gukomeza mu kazi akazi kagenda guhari nyuma ya covid mbere yuko yenda dukomeza ndashaka ikibazo abantu bajya babibaza hano gikomeye umuntu twese dufite ideas ariko utangiza gute igishoro ugikura hehe ndashaka kugira ngo yenda uvugeho gatoya icyo gihe hari udufaranga wari wara savings kugera kuri urwo rwego rwo gutangira uzi bwa mbere noneho kugira ngo ujya muri RDB ufunguza hari amafaranga wari ufite so mu by'ukuri nago nakubwira ngo nta mafaranga nari mfite ariko nubwo nakubwira ngo na mafaranga menshi afatika ku buryo ashobora gukora ikintu kinini cyambere nari mfite n'umuhati urumva igihe natangiriye so kuba naratangiye nari mfite tout d'abord amakuru kuba nicyo kintu cyambere kumenya amakuru ku kintu ugiye gukoramo nari nzi ahantu basosengera ibi fabric muri Kigali nari nzi ahavanwa all the accessories ukenera indodo inshinge zip iki ku buryo nimbura hamwe njya n'ahandi so iyo byo deja nari narabimenye along the way mu myaka sinzi ngo ningahe yarishize ndangije mbona ko nta handi hantu bacuruza ibintu nk'ibyo usibye mu ma objet d'art ni hari ahantu tugenda tukagura ibintu biri abita nguki ibintu by'ubukorikori byiza tuntu dukoze ukuntu abantu bakunda ibintu biri so African niho twatugura ibintu so nta handi hantu hari
boutique ushobora kubonamo imyenda myiza cyakoze hari imwe yari hari nko mu Rwanda ni kandi yari y'abazungu nayo yitwaga Milcoline hari twari dukeya ku buryo nakubwira ngo icyambere nari mfite cyara makuru noneho nkumva ndashaka kugira ngo nkore brand cyangwa se ahantu umuntu aza agahasanga imyenda nk'ukuntu winjira mu iduka abantu bagiye kurangura muri China ukagenda ukinjira ukagura umwenda ugukwiriye ukasohoka nuko rero ninjiye mu kazi nshaka ariko mbere yuko ntangira naravuze nti uko byagenda kose ntabwo nzicara hano ngo amafaranga nyizanire natangiye gukora nkora muri hotel natangiye ibiraka hari ibiraka byajyaga biba kera bya protocole bya koga n'iki protocole za nama zose zabaga hano so nakoze izo protocole nanjye izo protocole nzirangije mbona akazi muri hotel ahantu at the reception ndabikunda nkunda ku interacting n'abantu menyana n'abantu menye ukuntu customer care igenda menye ukuntu akazi gahererekanwa muri company ndavuga okay now that I know a bit I can now move nahakoze presque imyaka 2 n'igice nahembwaga n'amafaranga make kuko icyo gihe narigaga muri university kandi I was contributing to my school fees none natega n'ibiciro bizi ibintu by'abakobwa batoya nyine yo gushakisha utuntu twiza n'iki ariko ndavuga nti amafaranga nzajya nyaguramo igitenge cyangwa se igitambaro kijyanira umutayeri akidode nindangiza kijyanira umukiriya abantu twiganye muri university barabizi nazaga ku ishuri mfite igikapu kirimo imyenda natangiye kugurisha kirimo na laptop wenda mve ku kazi cyangwa se kirimo ibitabo byo ku kazi byo ku ishuri ntangira gutyo gahoro icyo gihe niho WhatsApp zari zitangiye kuza n'abantu nkabohereza kuri WhatsApp gutyo ntabwo nakubwira ngo natangiranye amafaranga menshi oya natangiye gahoro ariko noneho the more we get demand the more we look for money kandi ikintu cyiza cyo gutangira hari abantu baduhaga avance noneho tukabanza mukagura ibya bikoresho mukeneye yego ariko ngira ngo with the spirit of entrepreneurship nawe ugenda waguka mu mutwe ubwo mbere nakoreraga Kacyiru Nyarutarama nkakoresha ibyo nkoresha mu mujyi nkajya kwiga kan Kigali nkataha Kicukiro umva it was too much kandi za transport sinakubwira ndabireba ndavuga ibi mibare nagivamo so nyuma nza gushaka ahantu nkorera hafi yo mu rugo mvuga ngo byibura reka nce transport yo mu rugo ku kazi yes ibintu bituma njya mu mujyi icyo gihe nari ntarava mu kazi noneho nyuma aho hantu hamaze gufatisha mva mu kazi na mugenzi wanjye ava mu kazi dukora akazi turagakora umva usko hari igihe umuntu yajyaga mu mujyi nk'inshuro enye ku munsi ku mamoto ku mabasi kubera ko umukiriya aje umaze kuvayo kandi ashaka ikintu vuba kandi ugomba kujya gutanga order gutyo ariko kuko nabonaga aho ndimo ndagana ntago byanteraga umwete nkavuga nti okay noneho uyu munsi natubasha kwishura inzu tukishura umukozi next time turagura imashini next time turagura stock y'ibitambaro next time turatangira kugura accessories gutyo Lore abantu benshi bagerageje ibintu bya made in Rwanda ariko ugasanga umwenda ushobora kubona mu mujyi ushobora kubona hariya kuri Sal Motor ushobora kubona Kimirongo n'ahandi hose bakorera made in Rwanda ni nkaho ari uniform ariko umuntu wese uzi collection umwenda wawe ushobora kubona umuntu ukahita ubibona ko uriya mwenda ni uzi ugashidikanya ariko ukabona utumenyetso tukwereka ko ibintu byakozwe na Lorraine niki nakaye kamaro ko kuki wahisemo kugira brand izwi utuntu nk'utwo nakaye kamaro bifite urumva nkuko nabikubwiye hari ahandi nari naratorejwe donc nari naratorejwe muri company ikora ibintu bya branding nari narafashe igihe kinini cyane ndeba ibitabo ndeba nkareba brand zindi zigendera kuki baba bafite like a theme color a theme of a fabric hari ikintu nyine cy'umwihariko kiba kiri mu mwenda kandi icyo kintu kigakomeza kigaruka noneho kugeza igihe abantu bamenya ngo authenticity y'iyi brand cyangwa se
ubudasa bw'uyu mwenda ni iki ngiki. Nkatwe hari igitambaro kuko kuva dutangira hari ibitambaro, nyogokuru wanjye yambaraga imyenda myinshi, harimo ibitenge, harimo batike, harimo kanga, harimo harimo utuntu twinshi, ariko noneho it came with like story behind every fabric. So umuntu wese wamuhaga igitambaro akenshi yakundaga kumubwira ahantu cyakorewe, ahantu nyine akamubwira nk'inkuru, which made me very curious. Nkavuga so ikanga ni umwenda w'Abatanzania n'Abanyakenya, akenshi bakunze gushyiraho nk'insigamugani cyangwa se quotes bashaka ko zimenyekana muri societe, cyangwa bakayikoresha nk'uburyo bwo ku-advertising ikintu. So hari buriya igitambaro it's just beyond ibyo tubona printing, ibyo mubona, ibyo abantu bambara. Ibyo bintu rero narabikundaga kuko urumva iyo umuntu akuranye n'abantu bakuru bakunda kuvuga inkuru za kera, uko babayeho ubuzima. Ibyo byose rero njyewe nabaga ndaho nicaye numva amakuru, so numva nshatse gukora ikintu gifite umwihariko kandi gifite inkuru. So akenshi rero abantu babona imyenda dukora bazi ko ari nk'ibintu biri aho gusa, umuntu agenda agakata, niba ari ikanzu akadoda, niba ari ishati akadoda, ariko deep down haba hari like a philosophy cyangwa se ibyiyumviro biri inyuma y'iyo myenda. Ibyiyumviro, let's say for example, dushobora kuba turi mu gihe cy'izuba, ariko turi no mu gihe wenda kirimo wenda agahinda nko muri societe, cyangwa ibyishimo muri societe, cyangwa donc bisaba kugira ngo ubu kwiriye kumva, donc kuba maso, kumva niki gihari kugira ngo nawe ibyo ukora bijyanishe ibyo bihari. So ntago ari ugupfa gukora gusa, yego urakora, inspiration uzivana muri bwa buzima bwa buri munsi tubamo, mu isoko, mu muhanda, aho ahantu hose. So ibitambaro rero cyane cyane biri African print, haba hari another story behind it. So bimwe rero umwihariko wawe wagiye ugerageza kureba uburyo wahuza ibitambaro by'Abanyafrika. Yes, buriya nkunda ibitambaro by'Abanyafrika cyane cyane ko mba numva ko I am contributing to the work of African work, African art. Kuko inkiki nambaye ni ikintu gikorwa n'intoki. Aya marangi, izi print ubonaho zose ziba zarakozwe n'intoki kandi zarakorewe muri Afrika. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose amafaranga ndi butangeho, hari amafaranga azagenda akagera ku wundi muntu. Donc ecosystem yo muri Afrika basi tukayiteza imbere. Ni ibintu nyine bisaba nyine kwagurura mu mutwe ukumva cyane, ariko iyaba twese twabibonaga gutyo. Kuko kenshi ibitambaro biza mu Rwanda cyane biri African print aba ari ibitambaro byakorewe mu Bushinwa. So uko Ubushinwa nyine bukomeza korohereza abantu kubona ibintu bihendutse kandi bakabibona mu gihe bashaka, vuba kuko hari n'igihe nge nagiraga igihe nkabibura. Iyo nabiburaga rero na making agashobora kubona kandi kakadomo naciye. Ubona nk'iyo kanzu wambaye, nk'iyo kanzu kwanza nambaye niyo muri Uzi collection. Urabona ko kantu gato kangana gutya. Ushobora kuba naragakoze wenda narabuze batike zitari kuza, mu supplier wanjye atari kuzima. Ariko nka making ashobora ngo twatundi dutoya natwo mfite ndatukoresha. Rero kubera ko Abashinwa nyine urabizi bafashe market zose, ngomba kubyemera ko baje bari mu kazi kose. So ni ukuvuga ngo ari ibya make, ari ibya menshi, ari very luxury, byose barabigira. Rero bisaba ko wowe uzi icyo ushaka, uzana umwihariko wawe. Niba uzajya ujyana n'ibigezweho it's okay, nibyo wahisemo. Ariko niba hari yindi authenticity ushaka, nyine bisaba kugira ngo umenye ikintu ushaka. Nuko rero natangiye nkakomeza no gukoresha batike. Abantu bazi ko nkunda batike. Batike ni igitambaro cyiza cyane, it's a cotton, ni umwenda uca muri East Africa ukagera muri West Africa, hejuru yo Africa zo hejuru, haruguru ya Sahara barazikoresha cyane. Ni ibintu bya buri munsi, bazi kudayinga imyenda hakavamo print nziza zigiye zitandukanye. Umuntu washobora kwibaza ibi bintu byose twabyumvishije, challenges wahuye nazo nizihe muri no rugendo?
challenges nyine ntabwo zabura ni n'urugendo rwa buri munsi n'ubuzima bwa buri munsi ni ukuvuga ngo tudabaho ikintu nize nigishije ntabwo nagombaga kukimasteringa cyangwa se kugikora ntaragiye kukiga ariko at the same time kukipracticinga cyane bigatuma nkimenya ikindi ni ukuba nyine udafite guidance udafite umuntu wavuga ngo ni mentor uzi gutangira urumva agenda natangiye ndi muri high school nta mentor nari mfite umbwira ngo noneho ibintu bigenze gutya donc nariyigishije amakosa nakoze aho nayasubiragamo kwizera abantu gukorana n'abantu ukashaka involving abantu mu bintu byawe ariko bikarangira nyine mutabona ibintu kimwe kumva ko ikindi kintu cyagoye ni ukurekurira abantu akazi kanjye kuko ntabwo mbere narabifataga nkumva byose ndashaka umwenda wose usohotse ndagomba kuwureba ngomba kumenya ngomba kwita ku mukiriya wese so hari igihe byageze aho biba binini kugeza igihe ntabasha kubijera bitankundira so kwinjizamo abantu kurekura abantu ukabinjizamo hari benshi ugeraho bakakudisivinga cyangwa ugakora n'ibintu bitajyanye na level wubatse yes bitajyanye na standard wubatse bitajyanye na values ufite donc utuntu tukagenda duhinduka ariko ibyo byose nyine birakwigisha bituma ukomera bituma next choice ugendera kuri ya failure choices wagize ukavuga ati uyu munsi simpitamo gutya ndahitamo gutya donc bigenda bigufungura amaso ikindi kintu nabikundiye kuko naravugaga ngo mbigiyemo nkiri muto I think sinzi ukuntu mpora nibaza ndavuga se ariko the brain I had nkiri mutoya was it an old brain or was it an advanced brain kuko kuva nkitangira I knew it ko nimbijyamo bikanga I was still young to change icyo kintu ndakibuka ko when I started doing it mvuga ngo I give myself time nzabikora kugeza wenda ndangije segonderi na nyuma yaho ho gato nimbona byanze I would do that but abantu twari turi muri same age range batekerezaga ibindi bintu it was different for njye nibaza ko n'uburyo warezwe nabwo bitandukana niba umubyeyi wawe yarazanaga ibyo bitabo nabibike mu cyumba ngo abibike abiguhishe iyo exposure wagize ni nziza ariko cyane ari wowe nanjye twembi dufite abana usanga ababyeyi bamwe barimo kurwana no kuba abana baba exposinga ku mateleviziyo akirirwa areba za cartoons zidafite ikintu zimwungura kuri creativity kuba ababyeyi baba baraguhaye platform mu rugo bakakwemerera gukora ubushakashatsi bwawe bakakwemerera n'ibyo biraka kubijyamo ayo masaha watubwiye y'ijoro byafunguye ubwonko bwawe ku buryo iyo creativity yarihutaga ikindi kintu nyuma yaho nuko no mu rugo narahakoreye magiratoriye naho nahakorera ntishyura umuriro ntishyura ibyo kurya ntishyura hari ibintu byinshi cyane ababyeyi bamfashije byatumye numva ko it's a good cause ikintu barimo barabona muri njyewe ni ikintu cy'umumaro ndavuga okay niba bambonyemo umumaro I shouldn't just give up so ni ikintu nkwiriye gukomeza ikintu rero cyagiye kidufasha mu ma crisis yagiye haba covid za inflation zigiye zitandukanye nuko nari naratangiye kubuildinga capital kuva tugitangira urumva ikintu kimeze nka kurira nk'uruganda bisaba kuba waragiye bubaka ikintu cya systeme ugura amamashini ustoking utuntu tumwe na tumwe nk'amatisi ufite abakozi ugize donc ibyo bintu byose byagendaga bimfasha kugira ngo niharamuka habaye ikibazo byibura hazabe hari icyo namaze ku building urumva niba wenda covid yarabaye ahubwo twagizeho n'amahirwe duhita dukora ya programme ya awe iriya awe buriya yaje kudutera ingabo mu bitugu kuko cyane cyane mu gihe cya covid byari kuba bikugoye ibitaza kubaho
ntabwo nibaza ko twari gusurvivinga kuko twari dufite abakozi kandi abakozi ari we bareba kandi utababwira ngo nta kintu naguha yes nta kintu wamuha kuko utari gukora ariko se barabaho bate abantu ni wowe bareba akazi bagakora iwawe bafite abana bafite umuryango ntabwo byari byoroshye rero ikintu cyadufashije twakoze maske buriya muri covid so twakoze maske nyuma yo gukora maske tubona n'iriya grant ariko yaje itinzeho gato kuko yaje nko muri 2021 kandi ntabwo yaziye rimwe kubera ko hari ibyo twariyemeje gukora n'ibyo byose ariko ikintu cya mbere buriya kifasha umuntu ari muri crisis saving is very important savinga muri monetary cyangwa donc mu mafaranga cyangwa se waba ufite nk'ibindi bintu nka raw material ukenera wumva ko izizagufasha igihe nikiboneka ariko noneho no kuba akazi kari gasa nkaho gafite umurongo kagendera buriya biragufasha ntabwo ari ukubona udufaranga twose ngo dushyire mu nda uturye utuguremo utuntu twiza utangire uryoherwe ubutekereza ubuzima bwa company kuko company iba imeze nk'umuntu iba ifite umwuka ihumeka iba ifite amaraso atembera donc iba ari active kugira ngo company rero ibe active you have to have a discipline runaka hari ibyo ugomba kwibuza hari ibyo ugomba kwigomwa kugira ngo ubuzima bwa company bukomeze bukomere abantu benshi batekereza ko industry ya fashion imaze kugeramo abantu benshi cyane ahantu hose umuntu wese yatekereje kujya muri fashion atekereza y'amashati ya made in Rwanda urayazi umuntu akavuga ngo se haracyari amahirwe umuntu ushobora kuba tureba ni iyihe nama wamugira nahe mahirwe arimo niye nama wamugira okay ikintu cya mbere fashion industry buri iri wide cyane kubera ko fashion ntabwo ari imyenda gusa yego harimo ibikapu harimo inkweto harimo abafotografe harimo abanyamakuru harimo abadirector harimo nk'ubu ngubu nshobora gutangira podcast nkayivuga bya fashion ukuntu abantu bakwiriye kwambara mu kiganiro cyiza bukabura batubwira ibintu ibintu byose ni ibintu umuntu akwiriye kwicara agatekereza akavuga ngo reka sinkore nk'iby'abandi ahubwo ngengire umwihariko wanjye uwo mwihariko wawe rero ugomba kuva mu kintu watekerejeho kandi ukareba kuri marché cyangwa ku isoko ukabona ko kidahari ukavuga how about ngerageje ikintu cyangwa se ugashaka kumasteringa ibyo abandi badafite kugira ngo nawe ube competitive ku isoko yego kandi si ibyo gusa government yacu yirirwa twinginga banks zirahari basigaye nk'ubu Beka isigaye ifite creative loan n'ibindi hari ibintu byinshi ariko biragusaba kuba hari ikintu ukora ntabwo izo opportunity zose zakugeraho ari uko gusa wagize igitekerezo kuko abantu bose bagira ibitekerezo ariko abagira imbaraga zo kubikora buriya nibo nyine tujye tubona bavanyemo ibintu bifatika so ushobora kuba wicaye iwanyu urimo uratekereza fashion ukuntu wayibuildinga ikintu wageraho ariko igihe utarastepinga aho tunguvuge ngo noneho ntangiye kuyikoraho ntabwo ngana n'uwatangiye rero ikintu cya mbere ni umutinyuke mujye hanze mukore uyu munsi ufite umukiriya umwe ejo bazaba babiri ejo bazaba batatu ejo wowe ikigo cy'imari kikwegereye ejo bizagenda biza gahoro ariko you don't have to stop just work yes wow urugendo rwa Lorraine na Uzi collection turarwumvishije ndizera ko umuntu wumvishije hari amakuru akuyemo hari inspiration akuyemo kugira ngo ejo bundi twivane mu bukene ariko dukore ikintu kizabaho n'igihe utabaho wowe utakiriho nkuko Uzi collection yatubwiye building a brand that will last beyond your life niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo ukomeze wige uburyo ushaka kwivana ku rwego rumwe ugenda ku rundi naho ubutaha